muntu utarakora subscribe kuri YouTube channel yacu, menya ko nawe ibintu utazabishobora. Man, ndi guhamagara ku buntu man. Kurikirana video yose urebe nyine uburyo wahamagara ku buntu man uzi ko bikunze man, byakunze man, dore uko bahamagara ku buntu. Yewe ese bibaho birashoboka se? Nese man, ubundi umiwe uzi ko no guhamagara nitangaje amani bigakunda. Papa urebe buno buryo iyi video irangize man, uburyo bahamagara ku buntu. Gushyiraho nitanga amaye yewe byakunze man. Yakuru uyu munsi ngiye kukwereka uko wahamagara ku buntu nta mayinite ufite kuri telefoni yawe. Ndagusaba ngo niba ari ubwa mbere ugeze hano ukande subscribe, like, share na comment. Ukabipa ku buntu nuko wahamagara ku buntu, ukabipa ku buntu nta mayinite ufite. Ikintu uzaza ugakora, uzaza winjire muri Play Store, wita winjira uzu kandi hano handitse research. Aha handitse search, uze usearching ati international scales. Ambo uzaza ukore research international scales. Muri international scales hazaza nyinshi, uzahita uza uhitemo iyi ya hano international scales. Iyi ngiyi ambo uze uyiclickeho. Numara kuyiclickaho international scales uzayinjiramo imeze gutya. Ikintu uzaza ugakora, uzakanda downloaded. Tuyestarting tuyishyire muri telefone. Tuzaza twestaremo iyi application bita international scales, niri bwadufashe kuba twahamagara ku buntu, tukabipa ku buntu nta mayinite dufite kuri telefoni yacu. Iyi application tuzategereza ibanze yiyestarting muri telefoni yacu. Aka ni akantu k'ubwenge rwose ngiye kukwereka, ni akantu karagufasha cyane muri iyi minsi mu gihe udafite amayinite. International scales ifite ikintu, urabona yuko ari application yizewe. Urabona ya downloadinzwe na 1,000,000 nibo abantu bayi downloadinze. Nibo bantu ba downloadinze iyi application ya international scales. Tuzaza dukande open, tuzayifungura imeze gutya international scales. Nitumara kuyifungura bazaduha bino byose, dukande kuri kano kantu k'akambi. Ambo tuzaza tujye hano ngaha handitse ngo sign in with Google. Tuzaza dushyiremo email yacu, tuzaza dushyiremo email kugira ngo dutangire gukoresha internet y'ubuntu. Tuzaza twemezemo email. Nitumara gushyiramo email nk'uko urabireba rero bizirodinga gutya. Aha kuri hano ngaha bazatubwira ngo dushyiremo telefoni yacu. Aha uraza ugatakanda kuri kano kantu ko guteranya. Aha kubera harimo hano ibihugu byinshi wahamagara nyine, ukaza ugasearching ugashyiramo nimero yawo ukaba wahamagara ku buntu. Tuzaza twandike mu Rwanda. Ambo nibimara kuzamo ari Rwanda nyine, ubwo uzahita uzashyiremo nimero zawe za telefoni. Numara kuzishyiramo uzaza ukande next. Ambo tuzashyiramo nimero zacu za telefoni. Noneho bazahita batubwira hari agakode bagiye kutwohereza, twebwe tuzahitamo aho turakohereza. Icyo kintu ndakeka wacyumvisha. Hari kode bagiye kutwohereza, turahitamo aho turayohereza. Aha tuzahitamo received in WhatsApp, yuko bayiduha kuri WhatsApp. Kuri nimero yacu ngiyi niyo dutegereje yuko bari buze kuduhaho iyo kode. Dore ngiyi bayiduhaye kode ngiyi bayiduhaye kuri WhatsApp. Tuzahita tuza dushyiremo ya kode. Tumaje gushyiramo ya kode rero tuzategereza. Tuzashyiramo kode dutegereze. Nk'uko ubibonye yuko rero twebwe dutegereje nimero yacu hano ngaha. Twebwe impamvu ntegereje ukabona hano nta mafaranga ajeho, ngiye bampayeho amafaranga karenda yikoresha. Bampayeho amafaranga ndayavugisha. Hano baraguha $20 ahangaha.
bari bwaguhe amadolari 20. None kugira ngo ubone ko biri buze gukunda, ikintu cya mbere uraza ugakora, uraza ujye hano ngaha handitse gutya, hari kano kantu k'akamenyetso uhakande. Ahangaha ni ukugaragaza abo wahamagaye. Njye abo nahamagaye hano ngaha nahise mbasiba. We hano baraba baguhaye amadolari 20. Icyo kintu cyumvikanye. Noneho ni gute wahamagara kuri iyi application? Uzaza bakuzane mu bantu bawe hano ngaha ufite. Urabona ko ngiye nayamazeho, sinzi niba biri bwakunde. Nayamazeho sinzi niba biri bwakunde. Amayinite bari bampaye nayamazeho. Reka duhamagare turebe. Wowe urafungura nyine washyizemo email, urasanga hano hariho amadolari 20. Hano urayasangaho. Numara kuyasangaho rero, uraza uhamagare nimero z'umuntu ushaka. Uhitemo kumuhamagara. Noneho ngiye hano barambwiye ngo kubera ndi gukoresha screen recorder ni ibitakunda. Noneho reka nkwereke uburyo wagurira amayinite kuri iyi application. Uzaza ukande hano kugira ngo bagukubire iyo uguriyeho amayinite, cyangwa se ugashaka gushyiramo indi email, hano barabyemera. Uzaza ukande hari utudomo 3 gutya, uzukande setting. Hano muri setting hari ikintu bita subira inyuma mu gato. Muri setting ahangaha hari kuba wahitamo ururimi urakoresha, aha gukora log out, ahangaha ku deletinga account wari washyizemo. Ibyo cyose twebwe ntabwo bitureba. Ahangaha tuzasubira inyuma muri setting. Noneho iyi ngiyi uyishatse uraza ugakora ukinjizamo abandi bantu, ukaba sharinga amafaranga akiyongera. Ikindi wakora hano ngaha ni ukuba warecordinga uwo muri kuvugana. Ikindi wakora hano ngaha ni uguha abantu nyine iyi application bakayimenya, bakagenda bagukubira. Reka turebe ko kuri simu yacu ya Airtel hariho amayinite. Tuzaza turebe ko hariho amayinite kuri simu yacu ya Airtel. Ubu buryo burakora, yaba ari kuri simcard ya Airtel, MTN, ubu buryo burakora. Tuzaza turebe kuri Airtel. Tuzaza dutegereze kuri Airtel downloading, turebe ko biri buze gukunda. Ambo tuzategereza gutya rero. Urabona yuko mfiteho 0 n'ibice bingahe. Iyi application rero kuyihamagaza ni kwa kundi nakubwiye, hari uburyo bubiri. Hari ubwo kushobora kuza kwandikamo nimero ukahita uhamagara. Noneho ukahita uhamagara. Izi ngizi nzamagana ngiye bari kumbwira ngo microphone access, kubera ndi gukoresha icyo bita screen recorder, ntabwo byakunda. Ariko wowe nubikora biri buze gukunda. Ubu buryo burizewe rero. Ubu buryo uze kubukoresha cyane, buraza gukora iyi application. Ikintu nakubwira muri Play Store nuko ari application nziza yakunzwe cyane, kandi urabona yuko ari ibintu bikora pana kubeshya ngibi, nayo irabikwibwirira. Niba ukunze iyi video ukandi like, subscribe, share na comment. Ibindi ukeneye uze kumbwira nyuma twazarebera hamwe. Ciao ciao, ndabakunda.